Episode ya 8 nuko tuyitangiye. Ahangaha niho twari twayisoreje. Uyu musore rero hano kwa barafa ari kuvuga ati ngomba gukora igishoboka cyose iyi safura nkayibona. Gusa uko yari ahangaha ari kwitegereza, Rafa ako kanya yamugezeho arangije twasize amugezeho, ntabwo tuzi ngo byagenze bite. Arafa aramubaza ati wowe urinde uri hano uri gushaka iki? Aramubaza ati uri gushaka iki hano? Mu burakari bwinshi uyu mugabo aratungurwa cyane no kubona hari umuntu umugezeho atamubonye. Maze arangije aravuga ati Arafa ati ubajije ikibazo cyiza cyane, ati ariko wowe rekeye ko uri umwana mutoya, uri umunyeshuri, ibi bintu rero wareka kubyivangamo ukurikire. Uyu mugabo niko yamubwiye ati uyu mudayimoni ati ibi bintu reka kubyivangamo, ati kurikira amasomo yawe, uri umunyeshuri kandi uzavamo umunyeshuri mwiza, nako uzavamo umuntu ukomeye. Ati ubwo rero ibi bintu nibiba byiza ntubyivangemo, ati kuko nuza kubyivangamo nkaho uri umwana mutoya ntabwo biraza kuba sawa, ukurikire. Uyu mugabo arangije ahita agira nka gutya ahita abura. Arafa asigara ahangaha. Arafa ko yari ari ahangaha barakwereka ya safuriya yaraje. Ukurikire akantu ku kandi witonze. Iyi safuriya iraza ihagarara ahangaha. Ukurikire. Maze iyi safuriya itangira kumubwira ati rero Arafa ukoze neza cyane, ati nikigaragaza yuko n'ibindi uzabishobora, ati uriya muzabasha guhangana kandi nizere neza yuko atazagutsinda. Kurikira filime witonze. Ayo ni amagambo isafuriya iri kubwira uyu mwana. Ati Arafa uri umunyembaraga nanjye mbigufashijemo, uriya ntabwo azagutsinda, naho ibyo yari akubwiye ni iterabwoba rwose. Kandi wibuke yuko uriya dayimoni yaraje kureba iyi safuriya hano kwa Arafa gusa arayibuze. Ikirenze icyo ngicyo Arafa aramuhangaye atangira no kumubaza, ndetse uri kubona yuko nta n'ubwoba yari afite. Gurura iyi safuriya iri kumubwira ati Arafa urakomeye cyane, uriya ntakagutera ubwoba ntabwo azagutsinda. Ayo ni amagambo iyi safuriya yari iri kumubwira. Ukurikire. Maze uyu mwana arishira avuga ati sinone safuriya ko ari kuvuga ngo ndi umwana, ko ari kuvuga ngo ninkurikirane ibyo kuja ku ishuri bimeze bite. Maze uyu mwana arayibwira ati garuka wongere uze maze tube turi kumwe kugira ngo nongere bashe kuba nagira imbaraga. Maze iyi safuriya iramubwira ati sawa Arafa reka nze maze nongere nkugarukeho. Kurikire barakwereka iyi safuriya nuko nguko yaje gake gake. Arafa arongera aritonda nk'ibisanzwe nkuko mwabibonye muri episode ya kangahe uko byari bimeze. Ubwo isafuriya yarazamutse imuja hejuru ku mutwe, irongera ivubura umwotsi iwumumanuriraho. Ukurikire witonze, ndetse utarakanda subscribe, kanda subscribe, share na comment. Barakwereka ya safuriya nuko nguko yahise imujaho imwinjira mu nda. Ukurikire filime witonze. Maze Arafa arangije ahita yisubirira mu nzu. Nakubwiye ngo filime igiye kuza kuba yaryoha. Barakwereka hano haruvuye ku mupfumu, haruvuye kuraguza. Uko uyu mupfumu nako uyu mugabo yakagendaga avuye gufata umuti wo kugira ngo abashe kuba yarugesha. Muri rugo rwo kwa Arafa yahuye na wa mugore nawe agiye gushaka umuti w'umugabo we. Ukurikire. Maze uyu mugore aravuga ati muraho neza, ati nagiraga ngo nkubaze akabazo gatoya. Aramubwira ati ningiye kwa muganga, ati umugabo wanjye ararwaye, ati ariko ntago mpazi, ndi gupfa kugenda gutya, wandangira akagera kageze kwa muganga. Uyu mugabo wibuka nawe niyavuye. Uyu mugore aramubwira ati rwose mbabarira undangire ntabwo mpazi, ati kuko umugabo wanjye amerewe nabi
kandi ararembye cyane, kandi noneho ibintu byabiteye ntabwo wasanga ari imyuka mibi. Ubwo rero nagiraga ngo ngere kwa muganga maze mbaze ndebe ikiba kiri kubitera ndetse ampe n'umuti. Maze uyu mugabo aramubwira ati rero ngiye kuhakurangira, atari ko muganga sinzi niba hari ikintu aragufasha. Uyu mugabo atangira kumuca intege, maze arangije aramubwira ati ariko nta kibazo reka nkurangire. Atangira kumurangira amayira aranyuramo, atangira kumubwira ati rero urakata hariya nugeramo amavene, urabona akantu kameze nk'agakona, nk'agakorosi mbese muri make, urahita ugakata urahita uhabona, ntabwo hariho amayobera cyane. Uyu mugabo uri kubona ko yahamurangiye. Uyu mugore arangije aragenda. Uyu mugabo nawe asigara ahangaha, gusa asigara ari kumwitegereza. Arangije aravuga ati uriya mugore sinzi niba bimujanye ari buze kubibona, kuko uriya muganga ubanza atabibasha. Ati gusa ariko ntabwo wamuca intege, ahubwo nagende maze agereyo areba ukuntu ibintu byifashe. Ati njye ntabwo muciye intege, ibyo byarabaye. Reka tugaruke hano kuri mama Arafa ndetse na papa Arafa. Ubwo baragarutse, wibuke bari bagiye bari kuvuga ngo bagiye gutembera, hari utuntu bari bagiye gushaka. Arafa ngo baramuzanira ibombo. Ubwo uyu mugabo bageze ahangaha barahagarara. Uyu mugabo abwira uyu mugore ati rero genda uje kuba urakurikirana ibyo mu rugo, jewe ngiye kunyura hano hirya, ngiye kureba mudogo, hari utuntu nshaka kuba namubaza. Ati yuko nsigaye ndabona njye nawe tutameranye neza, ukurikire. Uyu mugore akomeza kumvira umugabo we. Umugabo umubwira ati rwose nsigaye ndabona njye na mudogo uko twahuraga tugasabana, kandi wibuke ni murumuna wanjye, uko twahuraga tugasabana rero ntabwo nkibona ibintu bikimeze neza. Ubwo rero ngiye kugenda ndebe ukuntu byifashe, wowe genda ugere mu rugo nawe uba uratunganya ibyo mu rugo, urebe n'umwana Arafa. Uyu mugore aravuga ati genda, atari ko mudogo nsigaye ndabona atakwishimiye, ati yuko nsigaye ndabona yarahindutse. Uyu mugabo yumva amagambo umugore wari kumubwira. Umugore wari kumubwira ati rwose sinzi niba wowe utabibona, uko mudogo ndamubonaga mbere ubu ntabwo ariko bimeze, ahubwo ubu mbona yarahindutse, ukurikire. Ati ubwo rero genda urimenge. Maze uyu mugabo aramubwira ati ibyo tubyihorere, nituganira ndaza kubimenya, gusa natwe turabizi yuko mudogo yahindutse. Maze uyu mugabo aravuga ati njyewe gake gake ngenda mbibona, ariko nkagira ngo ahari nuko ari mutoya kuri njye. Ati ubwo rero ntabwo naza guhana nawe, ahubwo ngiye kumuganiriza maze numve iki muri ku mutima. Kubura kwereka umugabo niko kugenda. Umugore nawe arataha, ukurikire. Nakubwiye ngo ukurikire filime witonze, uraza kuba wasobanukirwa, ndetse utarakanda subscribe, kanda subscribe niba wayikunze, urayikinga iyi video ndetse unayisharinge, tujye tubana mu gasobanuro ka buri munsi. Reka tugaruke hano kwa muganga. Urakwereka hano kwa muganga hari uwaje ari kuvuga ngo nihagiye muganga, hari utwo ari kwitunganyiriza, nako uyu ni umupfumu. Urakwereka wa mugore nuko nguko yahageze, ukurikire urebe ibigiye kubera aha hantu. Ubwo uyu mugore yageze hano maze arangije arapfukama aricara nk'ibisanzwe, kuko iyo ugeze ku baganga nk'aba ngaba uca bugufi. Arangije aravuga ati muraho. Muganga aravuga ati turaho neza. Maze uyu muganga aravuga ati twabafasha gute? Maze uyu mugore aravuga ati umugabo wanjye yarari ahantu mu gisagara ari guhinga mu murima rwose, maze arangije ubwo hari imyuka yaje irangije ihita imuhindura ikiragi, ukurikire. Muganga aravuga ati vuga ndi kubyumva. Maze uyu mugore aramubwira ati rero kuva ubwo ngubwo umugabo wanjye ntabwo yari yongera kugamba,
ati none nje hano ndi kugira ngo mumpereze umuti, ninje hano ndi kugira ngo mube mwampa umuti mungirize umugabo. Ati nukuri ndabinginze umugabo wanjye yongera avuge. Maze uyu muganga aravuga ati ibyo byihorere turabikora mama, tuza urava hano umenye igisubizo cya nyacyo. Uyu mugore aravuga ati nukuri kw'Imana mubinkoreye naba mbashimiye. Aravuga ati yuko kubana n'umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga birangora. Barakwereka muganga harako yamuhaye, arekera amubwira ati gira nka gutya. Muganga aravuga ati ibyo ngibyo tugiye kuza twabimenya. Ati humura wa mubyeyi we. Barakwereka muganga nuko ari kumubwira utuntu n'utundi agiye gukora kugira ngo babashe kuba bamenya ngo ninde wakoze ibi bintu, cyangwa se mo kimwe ngo uyu muntu araza gukira. Ukurikire filime witonze. Ngo muganga aramubwira ati fata urutoki rwawe, ikiganza cyawe ugishyira hano kimeze gutya. Ukurikire. Ubwo muganga hari akantu yashizeho, arangije aravuga ati umuntu wabikoze agiye kuba yaza ahangaha. Uyu mugore agiramo n'akantu k'ubwoba. Muganga arangije hari ako yabonye ka kazimu wamudayimoni ndetse afite n'inkota. Ukurikire. Umudayimoni niwe waje ahagarara ku kiganza cy'uyu mugore. Muganga abibonye agiramo n'ubwoba. Arangije aravuga ati ndagira nte ndazibamba nzerekeza he. Atangira kumva amajwi y'ibintu bidasanzwe hano. Arangije abwira uyu mugore ati reka genda ntabwo nagufasha, umbabarire. Ati ahubwo va hano byihuse ugende rwose. Uyu muganga aramubwira ati gira vuba genda. Ariko wa mugore we ati ntabwo uri kumva. Uyu mugore arangije aramwirukana aramubwira ati ihute vuba vuba uve hano hatagira n'ikihagusanga. Uyu muganga uyu mupfumu agakomeza kumva amajwi, akareba ahantu ayo majwi ari kuvugira. Gusa uyu mugore we nta kintu ari kumva, ariko uyu muganga we ari kubyumva. Umugore nuko nguko yagiye ari kwirukanka ndetse abona yuko n'ibi bintu bikomeye cyane. Muganga nawe asigara ahangaha nawe uri kubona yuko ahangayitse ndetse akaba afitemo n'ubwoba. Muri ako kanya barakwereka hari ikibabi cyaciye aho ngaho. Wa mudayimoni ahita ahagera. Muganga amubonye agira ubwoba. Uyu mudayimoni yaje ari kwitegereza, ari kureba inyuma. Arangije arahindukira. Ukurikire kugira ngo urebe yuko ibintu biba birutanwa. Arangije arahindukira arebana n'uyu mupfumu mu maso. Nuko nguko yamwitegereje. Uyu mupfumu nawe ubwoba bwari bwinshi. Arangije avuga ati mumbabarire mugende nta kintu nakoze. Ati ntabwo nabikoze mumbabarire. Ukurikire. Uyu mudayimoni ahita ahindukira arongera arabura. Uyu mupfumu asigara ahangaha ndetse urabona yuko ubwoba bwari bwamutashe. Buriya ibintu birarutanwa. Arangije areba hirya no hino niba batari kumureba, niba yaba atakiri hano. Ubwo hano hari uhari. Aha ni kwa mudogo. Uyu nguyu ndetse ni n'umugore wa mudogo. Barakwereka rero naho ngaho yari ari rwose ategereje kuba umugabo we yataha. Ndetse urabona yuko uyu mugore ashobora kuba afite n'inzara. Akiri aho ngaho barakwereka Parafa nuko yageze hano. Aza ari kuvuga ati mwiriwe neza. Maze uyu mugore aravuga ati tubahaye karibu. Maze uyu mugabo aravuga ati rero ntatinze mu magambo menshi. Ati mudogo yaba hari ko hari akantu nashaka kugira ngo tuganireho njye nawe. Nashakaga mbese muri make nashakaga kumuvugisha. Ati none yaba hari. Uyu mugore aravuga ati sinzi ahantu agiye. Ati ubu ngubu ntawe uhari.
ariko mu kanya arabaje. Maze uyu mugabo aravuga ati okay, niba adahari noneho ubwo reka ngende, ati gusa umubwire yuko namushatse. Ati hari akantu ndi kugira ngo tuganireho, ati ntabwo byihutirwa cyane, ati ariko naze umubwire yuko namushatse. Uyu mugabo aravuga ati ngaho rero ubwo adahari ntabwo ndi gutinda, ndagiye, use kuntumikira wowe umumbwirire. Maze uyu mugore aravuga ati ndamubwira rwose, aravuga ati nta kibazo ndaza kumubwira. Maze uyu mugabo ariko kumubwira ati sawa rero ugire umunsi mwiza. Uyu mugore aravuga ati namwe. Ubwo uyu mugabo aragenda, ndetse uyu mugore asigara ahangaha. Kumbe uko uriya mugabo yagiye kureba mudogo nawe yaje iwe. Ngo barakwereka mudogo yaje ari kububa, ari gukebaguza ngo arebe niba nta muntu uri hano muri runo rugo. Akareba hirya no hino niba nta muntu ubasha kuba yamureba. Abonye nta muntu uri kumureba, niko kuza hano areba no ku idirisha ngo arebe niba nta muntu uriyo, arebe muri uru rugo mbese muri make wagwani nta muntu uriyo ngo amubone. Ubwo abonye nta muntu uri kumureba atangira gukurayo agapfunyika. Nyagasani, none ntabwo tuzi ngo ni ibiki agiye gukora. Barakwereka uyu mugabo yazanye agapfunyika hano karimo akantu k'agafu, ndetse akomeza gukebaguza ngo arebe niba nta muntu uri kumureba. Uyu mugabo arangije atangira kunyanyagiza ku nzu, atangira kugenda anyanyagiza ahantu hose bari kubuze kuba banyura kugira ngo baze kuba bakinjira mu muryango. Uyu mugabo nuko nguko yatangiye kunyanyagiza uburozi hano imbere y'umuryango aho bari buze gusohokera, ku buryo uri buze kuhatambuka wese ari buze guhita agira ikibazo ndetse kinakomeye cyane. Uyu mugabo nuko nguko yanyanyagijeho buno burozi. Ukurikira agafilime witonze uraza kuba wasobanukirwa, ndetse utarakanda subscribe byakugora kuzongera kubona indi episode ikurikira. Barakwereka uko uyu mugabo ari kunyanyagiza Alpha yamanutse, noneho isafuriya yihagazemo. Arangije ahagarara hagati, ntigeze ahagarara hasi, yitegereza uyu mugabo mudogo ibyo arimo gukora. Mudogo ubwo yararangije abonye nta muntu wamubonye, arongera abika agapfunyika, ndetse uriya mwana ntiyanamubona kuko we yari ari kugendera mu mbaraga. Maze mudogo aravuga ati dore ko bigenje, noneho ubu ngubu nizere neza yuko ibintu mbashe kuba nabikora neza, ati kandi ubu ngubu ngo nirurangiza ntabwo babasha kubushyira. Ati ibyo bigize byose, ibyo bigira byose ni njye nabo, ubu ngubu ntabwo buno burozi babukira. Ati rwose ubu ngubu nizere yuko ubu ngubu mbatayemo akantu, kandi ubu burozi muganga yambwiye yuko bufashije rwose, wibuke yabukuye ku mupfumu. Uyu mugabo asigara hano ari guseka, ari kuvuga ati cyane cyane kariya kana ngo ni karafa, baba bari kuntakagizaho ngo ni akanyabwenge. Ati reka nze tuze kureba ubwo bwenge bwako aho buherereye. Ati ubu ngubu ni njyewe ugiye kuba wakigukana uru ruzu. Ati ndabona uru ruzu rumeze neza, ati uru ruzu ninjye uzahita urujyamo bose bapfuye, maze njye ndarugangamararamo. Ati yuko nyine nta wundi muntu uzasigara. Ati rwose ni njyewe ubu ibi byose ugiye kujya mbicunga. Ati kandi nizeye neza yuko bizabaho. Uyu mugabo arangije nuko yahise atangira kugenda ari kuvuga ati ndabikoze. Kurikira filime gusa uko yabikoze kose umwana ari kumureba. Uyu mwana arangije aza guhagarara hano hasi, gutya nawe uri kubibona. Arangije yitegereza mudogo. Uyu mwana nuko nguko yamwitegereje
gusa mudogo we ntabwo yari yamubonye. Ukurikire filime witonze akantu ko kandi barakwereka ako kanya mama w'uyu mwana yahise aza. Ageze hano umwana aramubwira ati mama wirenga aho ngaho. Uyu mubyeyi aramubwira ati si kubera iki? Aramubwira ati baharoze. Ati reka nze banze nahategura. Maze uyu mubyeyi aravuga ati ibyo uri kuvuga ni ibiki wa mwana we? Ukurikire gusa aramwumvira. Arangije aramwitegereza. Barakwereka uyu mwana yatangiye guhuha buno burozi atangira kubukuraho. Urabona yuko buri kugenda burahava. Uyu mwana kugira ngo wemere yuko adasanzwe, ujye ureba n'ibikorwa aba ari gukora, nibwo uzajya umenye yuko uyu mwana adasanzwe. Byatangiye uyu mwana yitoragurira isafuriya bari bamuteze, gusa iyi safuriya niyo iri kumutabara. Barakwereka uyu mwana yararangije abwira nyina ati ngaho genda, ubu watambuka narangije kuhakorera isuku. Ukurikire gusa uyu mubyeyi bikamutangaza, ntabwo yari kumva uburyo uyu mwana ari kumubwira gutya. Barakwereka uburozi bwarahavuye, mama hatambuka yemye ndetse nta n'ikintu habaye, gusa yitegereje neza abona hari akantu k'agafu bari bahaminjiye. Ukurikire uyu mubyeyi nibwo yatangiye kubona yuko afite umwana udasanzwe. Uyu mubyeyi yarangije yinjira mu nzu. Uko uyu mubyeyi yinjiraga mu nzu yari kwitegereza ndetse akitegereza n'umwana we. Ibyo akoze akabona ntibisanzwe cyane. Umwana asigara aha ngaha. Uyu mwana noneho niwe ugiye kuba yababera urufunguzo rwo kubarinda. Uyu mwana nawe ahita yinjira mu nzu, ndetse uko uyu mwana yakinjiye mu nzu barakwereka isafuriya nayo nuko nguko yahise ivayo. Episode yacu ya 8 nuko tuyisoje. Tuzahure muri episode ya 9. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Ciao ciao.